hano hari itangazo naryo abantu barivuzeho ndarisoma ubundi nawe numara kurivugaho twikomereza. Hano hari itangazo rigenewe abasura babo bari mu magororero, rifite na nimero ya mbere. Mu rwego rwo kwihutisha serivisi habwa baza gusura babo bari mu magororero hirya no hino mu gihugu, ndetse no kugabanya umwanya bamaraga bari guhaha ibyo bashyira babo basuye. Kabiri, ubuyobozi bw'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS buramenyesha abantu bose basura babo mu magororero ko guhera tariki ya 2 z'Ukwakira uyu mwaka turimo, abasura bose bazajya bakoresha uburyo bwari busanzwe bwa Momo Pay gusa. Serivisi y'imibereho myiza ku igororero ikazajya iba ariyo ihahira abagororwa. Gatatu, mugira amahoro. Umuvugizi wa RCS Sengabo Hilary niwe wasinye kwiri tangazo. Bivuze ngo ubu tuvugana nta muntu wemerewe kujya gusura umuntu ufungiye mu Rwanda ngo agire ikintu amushyire. No kugendwa kandi bashyizeho na buri gereza nabonye bashyizeho mu pay yayo. Hanyuma ugahamagara uti nsuye kanaka nohereje 10,000 mu muhahire, noneho ukagenda bakamugaho ubwo mukaganira ukamuti nohereje amafaranga ruze kuguhahira ntugire ikibazo. Have you say ntase ubwo urumva uburenganzira bwose batabubatse ubwo ngendeye ku bijyanye n'amafaranga ngo kugira ngo umushe guhabwa serivisi nziza. Umuntu witungiye amafaranga ye ubwo muri gereza gutunga amafaranga yawe bazajya baba baza umubare ufite kuko nta buryo wayakiramo. Icya kabiri, ubwo niba umuntu yabaga yifitiye utuntu mu rugo akatukuzanira ubwo nabyo bivuyeho. Oya ntabwo heruka kuri gereza n'ubundi nta kintu cyo kuvana mu rugo cyari kigihaba. Wahahiraga kuri kantine yo kuri gereza noneho ukamushyira. None no guhahira kuri kantine yo kuri gereza ntubyemerewe, uzagenda ukanda akanyenyeri bavuga turasura vuga usura bamugehe muganire hanyuma uze kumbwira uti nasize amafaranga bare buze kuguhahira bakuzanire witahire. Ubwo uburyo bwari busanzwe mbere wenda bwo bwari muri ibibazo byo kuba umuntu yazana ibyo kurya n'ibiki byose, ibyo byo ntacyo tubivugaho. Ariko ubwo kuba umuntu yari ari guhahira muri kantine sinzi ikibazo cyari kirimo pe, ntabwo nzi ikibazo cyari kirimo ku buryo babikuyeho. Ibyo ngibyo nanone turebye byaba ari ukwaka umuntu uburenganzira bundi yari afite kandi nta iri tangazo kubera ko maze kuricishamo amaso wabyumvise kugira ngo utaza kurivugaho uko wishakiye. Reka duhamagare umuvugizi wa RCS CSP Hilary Sengabo, hanyuma ikibazo cyose wifuza ko nza kumubaza kuri tangazo ndatekereza ko aza kugisubiza. Afande Hilary, mwaramutse neza? Waramutse neza bwana Twaye. Karibu ku meza yacu ubusesenguzi mwikaze munyarwanda. Yego murakoze. Maze gusoma itangazo nabonye ryasinyweho umukono, ryashyizwe umukono nawe nk'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora. Ririya tangazo ni authentique, ni original? Itangazo ni ryo rwose. Rikubiyemo iki? Kuki muvanyeho ko mu gihe umuntu azageza agaha kuri kantine ahubwo azajya asiga amafaranga? Nagira ngo use n'usobanurira abadukurikiye, hari ufite nta muntu utamenyana n'umuntu ufunze uko byagenda kose. Murakoze bwana France. Mbere na mbere reka dushimiye Radio Flash kuba iduhaye umwanya kugira ngo dusheho gusobanurira abatukurikira iby'iryo tangazo. Mu by'ukuri ngira ngo kuko abantu bose babizi, ubu gahunda ni kwihutisha serivisi kandi nziza. Rero twaragenzuye dusanga umwanya abantu bamaraga ku magorero baje gusura babo ari munini cyane, bikavuna baje gusura, bikavuna basurwa, bikanavuna babakira. Ni muri urwo rwego rero twatekereje buryo ki twakwihutisha serivisi kandi ntibigire icyo bihungabanyaho kuri serivisi nyirizina yatangwaga. Urebye ukuntu abantu bazaga ku igororero, bazaga bakagura ibintu muri shop cyangwa se muri kantine y'igororero, barangiza bakabishyira abo basura ariko n'ubundi ku igororero. None ugasanga ibyo bintu
byatumye batwara igihe kirekire ku buryo bajya kugera ku muntu wabo baciye mu nzira ndende mu by'ukuri. Ibyo rero bikaza gutuma habaho ibyo twavuga ngo ni nko gukora kabiri akazi kamwe, aho nk'ubu ngubu nk'amagororero afite abantu benshi, za Nyarugenge, Rwamagana, Huye, za Rubavu, nibura usanga hariho nk'aya magororero afite hagati y'abantu basura hagati y'ibihumbi 3 na 4 ndetse rimwe na rimwe na 5 biragera. Abo bantu mu by'ukuri kubaha serivisi uhereye saa 2 za mu gitondo kugeza saa 9 n'igice saa 10 hariho abacikanwa, bigatuma hari ababona serivisi mbi cyangwa ntibanayibone na rimwe. Ubwo rero ni uburyo bwo kugira ngo twihutishe serivisi kandi dutange serivisi inoze. Nabonye bavuga ko bitangirana n'itariki ya 2 z'uku kwezi kwa 10, ariko wenda ntagiye ku itariki. Ese icyo gitekerezo cyaturutse mu basura, cyaturutse mu basurwa, ndavuga abagororwa, cyangwa ni igitekerezo cyanyu nka RCS mwizaniye? Nk'urwego rwakira abantu twararebye dusanga mu by'ukuri hari kwiye kugira igihinduka kandi cyafasha abantu kurushaho, kuko urumva nk'abantu batanga serivisi umunsi ku wundi mwaka ugashira, hari ubwo ugenzura ukareba ukavuga uti niki nakora kugira ngo ndusheho kunoga. Rero ni icyemezo twafashe nk'ubuyobozi, ariko tumaze kubona yuko gikwiye. Ariko ibyo bihumbi 3-4 bisurwa umuntu wese asize amafaranga, ubwo gahunda ni ugusiga amafaranga. Nahoze mbona hari na za Momo Pay z'amagororero, umuntu ashobora gusiga amafaranga runaka ku muntu ayageneye. Ese ubwo umuntu ibyo kujya kumuhahira byo ntabwo bizajya bifata umwanya kugira ngo umuntu abantu 3,000 muzashobore guhahira buri wese, byo ntibizafata igihe? Urumva ku igororero hari serivisi ishinzwe imibereho myiza y'imfungwa n'abagororwa. Yego. Iyo serivisi birimo abakozi umubare mu by'ukuri ukwiye. Rero mu kazi kabo ka buri munsi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba guhahira abaturage biba birimo. Ni ukuvuga ngo rero umuntu yasize amafaranga ye kuri konte y'igororero, ikintu cya mbere bakora ni uguprintinga liste y'abasuwe n'amafaranga basurishijwe, bakamenyesha abantu bari mu igororero bati dore runaka yakoherereje amafaranga wo mu muryango wawe. Ubu rero ufite uburenganzira bwo guhitamo icyo ushaka muri kantini ukagifata tukakikuzanira. Noneho hagakurikiraho guhaha. Urumva rero uhereye ku wa mbere kugeza ku wa gatanu cyangwa kugeza ku cyumweru cyangwa kugeza ku wundi wa mbere, umuntu ufunzwe afite amafaranga kuri konte aba afite uburenganzira bwo gukora komande akanayihabwa. Yego. Urumva rero ko ni akazi ka buri munsi kandi babana nabo ku magororero, ntabwo bigoye. Ndetse ni nabyo byakwihuta. Afande, ubushize twitura ngaha kuri aya meza yacu ubusesenguzi. Yego. Twaraganiriye, urumva amagereza cyangwa se amagororero hose tugerayo twasanze amakantine arahenda ku rwego ntagiye gukabye, reka mvuge ngo rukabije. Yego. Ntabwo mushobora kuba mugira ngo dusige amafaranga noneho bya biciro twavuze ko bikabije ntituzigire twongera kumenya ko bimeze, mukaba mugamije guhisha bya biciro twavuze ko biri exorbitant birengeje ukwemera. Murakoze. Mu by'ukuri mbere na mbere nagira ngo mbwira abatwumva yuko buriya mu by'ukuri ngira ngo murabizi yuko n'abantu twese tuvuga ngo leta ni umubyeyi, ntabwo igambiriye riri nabi ku muturage wayo. Ikindi cya kabiri, abo bantu dufite burya bari mu maboko yacu kandi turi urwego rwa leta. Ntabwo rero twareka gushyira ku mutima abo bantu ngo bahohoterwe na rwiyemezamirimo turebera. Ibyo bintu twarabisobanuye, ariko reka twongere tunabisubiremo. Ni ukuvuga ngo buriya kantini cyangwa amaguriro ari ku magororero atandukanye afitwe mu nshingano na ba rwiyemezamirimo tuba twarahaye ayo mahirwe yo gutsindira ayo masoko. Ariko agenzurwa n'iyo serivisi
sociale ndetse n'ubuyobozi bw'igororero. Iyo yitwaye nabi mu mabwiriza n'amasezerano dufitanye turanamuhindura buriya nta nubwo wahora ari bamwe. Ariko noneho nagira ngo nkubwire icyo kibiciro uburyo gikurikirana. Mu masezerano tuba dufitanye mbere na mbere haba handitsemo yuko umuntu ufite kantine acuruza ku giciro gisa n'ikiri mu isoko cyangwa ku isoko ry'akarere igororero riherereyemo. Isukari ishobora kuba igura amafaranga 1000 Rusizi cyangwa Nyagatare, ariko wenda Nyarugenge igura 800 kubera yuko wenda Nyarugenge yegereye uruganda rwa Kabuye. Isukari ishobora cyangwa umugati ushobora kuba Ngoma ugura amafaranga 1500 kubera yuko wenda haba boulangerie Ikigali ugasanga uwo mugati uragura 2000. Igiciro buriya giterwa n'ahantu kikanaterwa n'igicuruzwa icyaricyo. Afande abantu bari bahoza ikintu tureba yes ni ukuvuga ngo iki giciro ese nicyo kuko kiri ku isoko ry'akarere igororero riherereyemo yego cyangwa oya. Iyo dusanze rero kiri hejuru ni hahandi tumusaba yuko ahindura icyo giciro. Ni akazi gakorwa buri cyumweru nibura inspection. None iyo dusanze ukorera muri kantini atabyubahiriza yahandi havamo gusesa amasezerano, yahandi havamo kumubwira ngo bikore gutya. Hari n'ibyo tuvuga yuko nawe azamura nuko baje kudusaba uburenganzira tukarya tukavuga ngo iki koko cyarazamutse ku isoko kugira ngo abaturage bakibure ahubwo kizana. Rero koko abantu bavuga yuko hari aho bihenda tubitega amatwi kandi tukabikurikirana. Nagira ngo bizeze yuko inspection zizajya zikora bose kandi nabo bajye baduha ibitekerezo aho bitagenda neza tubikosora. Ariko mufite abakozi bahagije ku buryo niba naza gusura umuntu wanjye nkataha nzi neza ko musigiye ibyo muhaye, mufite abantu bahagije ku buryo umuntu azajya asiga amafaranga uwo yaje gusura akarara ariye cyane rwose. Kuko hari abavuga ko umuntu yashobora gusiga amafaranga umuntu akaba yamara n'ukwezi bataramuhahira. Hanyuma ikindi muzajya mubwirwa n'iki umuntu umugororwa ibyo mumuhahira muzajya mubanza mubaze mutese kana kurashaka iki usura zajyanika ngo mugurire ibingibi bizagenda bite? Yego reka mpere kuri icyo cyo kuvuga ngo kurara iki. Mbere na mbere abagororwa bahabwa ifunguro n'igororero. Ifunguro rusange rirahari nta waburara. Noneho ayo ngayo mwamusurishije ni inyunganira funguro cyangwa se ni inyunganizi mu bindi bitandukanye nk'amabikoresho byo kwifashisha bisanzwe bya buri munsi dusabune cyangwa amakorogati. Ariko ubundi funguro rusange riba rihari. Noneho rero uragira uti abantu bahagije bo gutanga iyo serivisi yo guhaha barahagije pe, ndetse banunganirwa n'abahaha ubwabo. Kubera yuko iyo serivisi yo guhaha ku igororero ibirimo abakozi bacu ikabamo n'abagororwa batorwa na bagenzi babo. Kuko urumva ibyahashwe biranaterurwa. Liste y'abakeneye ibintu runaka ikorwa n'abagororwa ubwabo. Ni ukuvuga ngo imbere mu igororero haba harimo ibyumba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero niba umudugudu ufite abantu 50 bashaka guhaha, umukuru w'uwo mudugudu niwe ukora liste. Noneho iyo liste igasohoka hanze, hari kantine, ibintu bikagurwa hakurikijwe amazina, bigahuzwa na konte zabo, noneho bagahita babona bya bihaha byabo. Niba wibuka systeme y'amabanki yacu ya kera tutaragira ikoranabuhanga, wibuka amakarine abantu bagendanaga, agatabo ka banki. Yego. Umugororwa rero buriya bafite agatabo ke. Ni ukuvuga ngo amafaranga wamusurishije ikintu cya mbere gikorwa tuyandika mu gatabo ke. Noneho hakabaho n'amafaranga yanditse muri systeme y'igororero. Amafaranga yari muri systeme y'igororero ahora ahuzwa n'agatabo k'umugororwa bafite.
ni ukuvuga ngo rero iyo ahashye yari afite ibihumbi 10 agahaha 1000 asigarana baransi y'ibihumbi 9. Nimusanga uyu mwanzuro mutarawizeho neza muzabisubiza uko byari bimeze afande. Ariko wize neza twari dushidikanya yuko uzanagirira akamaro bigezemo hagati mugasanga hari ibitanoze kubera ko hari nk'abavuga icyo gihe hari umuntu uhereje message twizeye ko bizagenda neza. Hari umuntu uhereje message ko ngo yasuye umuntu mu kwezi kwa 5 yohereza amafaranga yo kumuhahira afungurwa mu kwa 9 bataramuhahira. Bivuze ngo hari n'amafaranga mufite y'abantu wenda bohereje sinzi ahantu ajye. Hari ikindi kibazo wenda nacyo twabwira nk'abantu bohereza amafaranga. Nacyo bakwiye kuzajya bitonda bayohereza. Abantu kugenda akajya nko ku mu agent akohereza amafaranga ntiyohereza izina ry'uwo ayoherereje, bituma ayo mafaranga atatugeraho. Noneho n'uwayohereje ntazabona uko yashaka kuko yakoresheje mu agent wenda muri quartier runaka mu Nyamirambo arimo akora meza y'amageragere. Umu agent ntamuzi na message yohereje kwigororera amafaranga ni y'umu agent, ku buryo niyo twajya kwikurikirana tuti aya mafaranga yoherejwe nande wayohererezaga nde bidashoboka. Ni ukuvuga ngo umuntu abagomba kohereza ari amafaranga akoresheje telefoni ye, yamara kuyohereza akandika ngo message ivuga uwayoherereje n'uwaturutseho wabagaragara. Kuko niba hakoreshejwe telefoni ya Twahirwa yoherereje Sengabo amafaranga, haba hagomba kugaragara aya mafaranga nohereje ibihumbi 10 na ya Sengabo yoherejwe na Twahirwa. Ubwo icyo gihe muri systeme yacu tuyandukura tuvuga ngo aya mafaranga yoherejwe na Twahirwa arajya kuri Sengabo. Ariko iyo ukoresheje telefoni y'umu agent ni hahandi ntabwo hagaragara wayohereje n'uwayoherereje, ntabwo rimwe na rimwe bohereza amazina yabo. Ubwo rero bituma ayo mafaranga ahera mu gihirahiro akaribwa nande. Ubwo finally twagiye tuyabona. Ubu ngubu tuba dushakisha bene yo, ariko iyo atabonetse ahinduka umutungo wa leta. Afande reka tugushimire kuba musobanurira abadukurikiye uko bihagaze. Mwakoze cyane ku mwanya muduhaye. Namwe mwakoze kuduha uyu mwanya. Umuvugizi wa RCS